Iniki Property Rwanda Ngenishyamba, aha turi ni Kibagabaga, tubazana inzu nziza cyane ifite ibyumba bine, ikagira dushe na tuwarete 3, ikagira parking ijyamo imodoka 4, ikaba ari ubuso 500, ndetse ni inzu iri ku giciro cya miliyoni 130. muze mbatembereze. Nkuko murimo kwibona ifite neighborhood nziza cyane, yegeranye n'amazu meza cyane. Muze mbereke mu nzu uko hameze. Injira mu nzu, muze duhere hano kuri rooftop yacu, rooftop nziza cyane. Rooftop yacu rero nkuko muri kubona turimo kwizamuka tureba ubwiza ifite, hari view nziza cyane, aho ureba Kibagabaga yose, ureba quartier nziza cyane. Naho ushobora gushyira intebe yawe ukicara uganira n'abashyitsi cyangwa na famiye. Nkuko mubibona ifite jardin nziza cyane, murabona ko barimo kuyikora. Ni jardin isa neza, ahantu umuntu azaba arimo kwiyumvira akayaga. Wayibonye ni nziza cyane. Dukomeze no mu nzu. Byacu rero murimo kwibona ni inzu nziza cyane, isa neza, ifite irangi risa neza, ifite hanze hasa neza. Nkuko mwabyiboneye hari amatara meza cyane, harakeye, hari clean. Muze mbereke no muri salo. Karibu cyane muri salo yacu, salo yisanzuye, salo nini isa neza, ifite amatara meza, ni hanini cyane, mwahiboneye. Karibu no muri salo manje yacu. Rero salo yacu ifatanye na salo manje yacu, ndetse bikegerana n'igikoni, aho umuntu ashobora gusavinga ibiryo mu buryo bumworoheye. Mwabibonye igikoni cyacu ni cyiza, gifite utubati twiza cyane, ahantu ushobora gushyira gaze yawe, ndetse ahantu ushobora gushyira firigo yawe nini yikisanzura nta kibazo. Rero ibi ni ibyumba 3 ngiye kubereka, ariko kadore kuri master room. Ibi ngibi 2 bisangiye dushe na toilette. Dukomeze. Mwahiboneye ni heza cyane, ukinjira utuhura n'amagarderobe meza asa neza, ugahura na miroire. Hari amamiroire 2, miroire ya mbere ngiyi, aho ushobora kubika utuntu twawe. Ni icyumba cyiza, miroire ushobora kwireba, wayibonye, n'amagarderobe. Ndetse dufite hano dushe yacu na toilette byiza cyane. Mbereke mu cyumba, ni icyumba cyiza cyisanzuye, kinini cyane, namwe mwabyiboneye. Ndetse n'icyumba cyacu gifite balcon hanze. Icyumba wabibonye ko gifite balcon hanze kandi nziza. Bikomeze mbereke n'ahandi. Karibu cyane rero muri dushe na toilette ya master room yacu. Ifite utubati twiza, ikagira ahantu ho kwiborosereza heza, ikagira toilette nziza, ikagira dushe nziza cyane, isa neza, isukuye. Murabibona ko ari dushe na toilette byiza cyane kandi binini. Twakomeje. Mbereke ibyumba byacu 2 bisangiye iyi dushe na toilette, akaba ariyo duheraho mbereka. Ni dushe nziza yisanzuye, isa neza, iri clean nkuko urimo kubyibonera, ndetse ifite ibyumba 2 bisangiye nayo. Icya mbere ni iki,
ni icyumba cyiza kinini gifite garderobe nayo isa neza, isa umweru, irisanzuye kandi ni nini. Ikindi kandi muze mbereke ikindi cyumba cya kane. Cya kane rero icyumba cyiza cyisanzuye gifite garderobe nziza cyane, ifite n'ibara ryiza ku bantu bakunda umweru. Garderobe ni nziza mwabyiboneye. Twakomeje mberekera hano. Icyumba cya nyuma gisigaye rero mureke mbereke mu gikari cyacu ubwiza gifite. Ni igikari cyiza cyane cyisanzuye. Igikari cyacu kandi ni kinini, hari aho umukozi arara, hakaba igikoni, hakaba aho kwanika imyenda, ndetse hari n'ikigega hejuru nk'uko mwabyiboneye. Cya nyuma rero ngiye kubereka icyumba cy'abashyitsi. Ni icyumba cyiza gisa neza, gihanaguye, kirasa neza, gifite garderobe nziza cyane wayiboneye kandi kiranisanzuye. Ngwino nkwereke dushe na tuwarete yacyo. Karibu muri dushe na tuwarete y'icyumba cyacu cyo muri salo, cyegeranye na salo. Ifite tuwarete nziza, ikagira aho kogera heza, ikagira aho kwanika isume yawe, ikagira ahantu ho kwiborosereza heza kandi harisanzuye. Maze kubyibonera rero, inzu yacu ni nziza cyane. Inzu ifite ibyumba 4, ikagira dushe na tuwarete 3, ikagira parikingi ijyamo imodoka 4, ndetse n'inzu ifite ubuso 500. Ni inzu iri ku giciro cya $230,000 harimo n'ibiganiro. Karibu rero.